ikaze kuri Mr Today TV. Uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye kandi bicukumburanye ubwenge. Ngira ngo ntabwo wibeshye uwo ni ya mpano wabonye wabaye ibicicikana, ntabwo wibeshye uwo ni ya mpano uri kugenda ubona amatitire hari abantu bandika yuko ya mpano yabafunze. Ngira ngo nawe wagiye ubona umuntu ukubwira ati wampaye nimero ya mpano, wagiye ubona byinshi bitandukanye, ariko kano kanya utarasobanukirwa ese koko ya mpano ni umusambanyi, ese ya mpano koko ni umukinnyi wa filimi z'urukozasoni. Ndagira ngo nkwinjize muri byinshi utaruzi ubashe gusobanukirwa. Icyo ngusaba ni ugutega amatwi kandi nturambirwe n'iki kiganiro tugiye kubagezaho gisobanutse, kandi uri busobanukirwe urarangiza kino kiganiro wamenye byinshi bigiye bitandukanye, uhita utandukana no kuvuga no kwibeshya ku bantu bari kugenda bahwihwisa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndabashimiye cyane. Mbere na mbere ntabwo natangira ntarashimira abantu mukomeje kugenda mutugaragariza urukundo, abantu mukomeje kugenda mukora subscribe, musharinga video zacu, wandika muri comment, ndetse namwe muduhamagara mudusangiza ibitekerezo byanyu. Ndagira ngo mbabwire ko mbashimiye mbikuye ku mutima, kandi nawe birashoboka ko ari ubwa mbere waba utubonye. Ndagira ngo nkubwire ngo mbere na mbere kanda aho hasi handitse buto ya subscribe, kandi ufungura inzogera kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro twagiye tubashyikiriza bishyashya. Reka dutangire nkwereka n'iyi video y'uwitwa Yakamwana. Yamana afite akabuno k'umukara, umukobwa ni inzobe, umuhungu afite n'impano koko. Urabona ukuntu yashyizemo speed. Akose yarongoye utunota dukenya. Wabonye speed afite? Yarongoye utunota dukenya itarangiza. Oya iki gikorwa kiraryoshye nawe warangiza vuba. Yamwana uryoshye. All posting. Ese reka ndebe. Kandebe. Man. Wajya gufata video ukambwira. Murakoze cyane. Ngira ngo mwagiye mubona byinshi bigiye bitandukanye, ariko se wowe niba wakundaga ya mpano, ese koko urahamya ko yari ya mpano? Ese duhurire muri comment muri make. Reka nkwinjize mu kiganiro nyamukuru. Mbere yo kubona byose bijya gutangira, byatangiye ino video itsirikira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ndetse bivugwa ko yasharinzwe n'uyu muntu bita Pazo, uyu nguyu uri kureba ahangaha. Ariko se wowe waba wabyemeye? Ese wabitekerezaga iki? Mbere na mbere ndagira ngo nkubwire ngo kora subscribe, ubundi dutangire nkwinjize mu makuru ya nyayo nihagarariyeho kandi twahawe na nyir'ubwite. Abantu benshi bagiye badusaba banyandikira ngo waduhaye video ya mpano, abandi banyandikiye inbox batubwira waduhaye nimero ya mpano. Ese ubundi ndagira ngo mbabaze, kuba umuntu yakora abisa nk'amakosa cyangwa yakenjoyinga n'umugore we nibyo byabaye ikibazo? Ese bimeze bite? Ndi hano ngo nkubwire byose. Uwitwa ya mpano aragira ati njyewe video ntacyo nazivugaho,
video uwazibonye yazibonye ndetse n'uwo zafashije zamufashije. Umuntu yavukiye kuvugwa, umuntu yavutse ngo aze avugwe ibyiza n'ibibi. Niyo mpamvu rero njyewe nta kintu na kimwe nabihinduraho. Muvuge, mutangaze, mwaprodinge, musharinge, ariko ya mpano ndaho ndakomeye. Tugana ku musozo ndagira ngo nkubwire ngo ese wowe ubibonye gute? Ese ya mpano nk'uko bari kumucira urwa Pilato ngo nafungwe, najyanwe kugorogwa, agirwe inama, ese wowe urabitekereza iki? Njyewe ndabona rwose ari inshoberamahanga, ndabona byayoberanye, byadogereye. Ya mpano abaye ya mpano abaye umusambanyi, ya mpano abaye Baritazari mu Rwanda, ya mpano cyokoza numiwe. Reka nkubwire ngo kora subscribe, wakoze kuduha akanya kawe gatoya. Ibyo wumvishe wabyumvishe, gusa nta makuru namba nshobora kubacika, nta makuru na makeya atazaza bageraho hano 5 kuri 5. Murakoze cyane, nitwa Mr. Kira, ndabakunda.